Muraho neza nshuti za ESTV Rwanda, murakoze kubwo gukomeza kudushyigikira, turabashimira uburyo mukomeje kudukurikira no gusangiza izi videwo no kudushyigikira mu rugendo turi kumwe mwese muri ab'ingenzi. Uyu munsi turaganira makuru agezweho muri Pi Network, by'umwihariko muri Kamena 2025. Migration iracyakomeje, abenshi bamaze kwimurirwa kuri Mainnet, ariko niba utaruzuza ibisabwa nka KYC gira vuba ntuzasigare inyuma. Naho Pi Ecosystem irimo kwaguka, porogaramu nshya, ubucuruzi bukoreshwa na Pi na community ikomeje kwaguka. Pi ntiratangira gucuruzwa ku isoko mpuzamahanga Open Mainnet, ariko ibikorwa byo kwitegura birakomeje. Hackathon nshya irateganwa, amahirwe ku bahanga mu ikoranabuhanga no kwinjira mu mishinga y'iterambere. Pi Network, Pi Core Team iracyaburira abantu kwirinda uburiganya, scam no kugura Pi ku buryo butemewe, kuko ibi bishobora kukuviramo ingaruka zikomeye, harimo kubura Pi zawe, guhomba igihe cyose waba waratangiye kumayininga cyangwa se kugira ibyo ukora ukaba wabihomba byose. Tugiye kuba twakibanda ku bintu 5 ugomba kwitaho kurusha ibindi muri Pi Network igihe waba waratangiye runo rugendo rwo kumayininga cyangwa se rwo gukomeza gukurikira Pi Network. Ikintu cya mbere twaheraho cyihuse ni ukuzuza KYC byihuse, nirwo rufunguzo rwo kwinjira ku isoko. Ikintu cya kabiri, kurinda konti yawe, password, 2-factor no kutagira uwo usangiza konti. Ikintu cya gatatu, kwirinda scammer no gutemera gucuruza Pi kugeza igihe cyemewe. Nubwo hari abazicuruza, hakaba hari abakiri kuzitanga cyangwa se bazigura cyangwa bazigurisha, nababwira ko kugeza uyu munsi ni ibintu bisa nk'ibitemewe, ntabwo biba biri mu nzira zitunganye. Ikintu cya kane, kwitabira ibikorwa bya Pi app, gucukura, gutora, gukoresha Pi browser n'ibindi. Ikindi kintu cya gatanu, kwiga no gukurikira amakuru y'ukuri kuri ESTV Rwanda, itanga update buri gihe. Ntucikwe, kanda like niba wakunze iyi video, sangiza n'abandi bashaka kumenya Pi Network. Kanda subscribe kuri ESTV Rwanda, kanda akazogera notification kugira ngo ujye ubona buri video nshya. Turabashimira byimazeyo, turakomeza gutanga amakuru agezweho, ubumenyi buhanitse n'icyerekezo cy'ejo hazaza. ESTV Rwanda, aho ubumenyi n'ejo hazaza bihurira. Ndabashimiye cyane yuko mwabanye natwe muri ino video, tukaba tugereranyije ku musozo. Ndabwira ati muri abantu b'intwari, dukomeze kubana no mu zindi video zitandukanye. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane, nawe utaha, Imana ibahezagire.